Kamariza. Kamariza. Inzozi zanje arindo ariko zifite umutima. Ntabwo bishoboka. Ushaka kumbwira ko uriya mukobwa yanyiburiye kubera iranzi igiye umusore nako nagasore nta musore umurimo ndebeye kuntu bahoberanye imbere yanjye mu maso yanjye ntabwo bishoboka. Umukobwa nkuri yanca amazi igiye parabasi n'amafaranga mfite hejuru ya karagasore k'amafuti ariko uko byagenda kose baba bateritana baba bakundana yaba ari sinzi n'icyo banapfana. Uriya mukobwa agomba kuba uwanjye. Amafaranga afitanye gukundana n'umukobwa we wese nshaka bandebe ariko ranansuzuguye harya ngo iyo umuntu agiye mu rukundo ngahita asuzugurika neza icyubahiro yari afite gitakara hasi ariko uriya musore babaye bakundana n'urupfu rwazamo. N'imvura isigwa usikare ahari hano warunjyanye hari akantu turagakora gute ko nari nizeye ko ngiye no kwibonera uduceri two ajya ngo tugenda hano turi tuganira ariko ndabona imvura ikomeje kujya dushatse twatuganirira hano nta kibazo. Warambwiye se ko ari akazi ugiye kundangira? Bana no kuganira n'ibyo byari bya mbere tutana baza tukaganira ako muzi ibintu bimeze bityo ubuzima urabona bukoroheye mugabo buriya reka nkwereke igihe kizagera burangire kubera ko natwe ni ukutwisanga ariko ndatekereza neza kandi izashira bansenga Imana cyane ariko ndatekereza bizarangira nuko ngize gutya nk'uko uje kundeba ngo tujyana ahantu nyirangirira karaka mbona ibyo bingahe nawe magana ngahe nze twibereho na sister wanjye. Hari ikintu njya nkubaza sister simbona akuze simbona ageze igihe cyo kuba yava mu rugo ubuzima bukakorohera nawe umugabo mu by'ukuri turi kureba twebwe hano turi ku isi imyaka tumaze turayizi sibyo ariko imyaka iri imbere tuzamara ntayo tuzi ngo rero kuvuga ngo arakoze ngo akeneye kuva mu buzima nkasigara ubuzima bwanjye buriya ni mwene mama urabizi amateka urayazi nubwo mwebwe mwagiye mu mijyi mugakira ariko ntacyo kuba unanyibutse ukibuka ko umwana wa kwa kana akahari ukeneye kuza kumureba mu maka joke oya ntabwo nakwibagirwa inshuti yanjye ariko njye mbona sister wawe yakabaye hari ukuntu ari ikintu yakwibwira nawe ugasigarana umusaraba wawe ukagira aho uva naho ugera muga buriya ubuzima bw'umuntu ntamenya uko bumeze by'ukuri ntabwo navuga ngo ngenda muhatiriza aracyari umwana nabwo birashoboka abonye umukunda nta kibazo agenda ariko mu gihe atamubonye turi kumwe nzarwana mparanire kandi sinifuza ko natandukana na mushiki wanjye gutyo gusa ngo ababyeyi ibintu badukoreye ngo nanjye ngumugire gutya ngo ndavuze ngo ndamutaye ntibishoboka. Sinjya buse ntabwo ajya kuganiriza ubuzima bwe bwite ngo akubwire ko hari na gahunda afite cyari kare muganga cyari kare rega nanone hagize n'umusore uboneka ufatika nta kibazo namureka ariko ubu ngubu gutya cyarapi gusobanya akazi gatuma ujya kuba kure waga nakimwe twajyana nawe wamujyana ntabwo namusiga nese yasigara kuri ese ntabwo uzi ko y'amasambu twakora wowe uzi ko biheruka inzira muki waragiye ujya kwipagarisiza iyo mu mujyi ntiwamenye ibyabaye buriya papa buriya yajyaga ku kabari kamwe nyamara gusinda akiga bakavuga ati wowe kanaka ngo nguhaye hariya ariko icyiza cyabyo gihari nuko ntabwo bigeze bakora bakora inyandiko y'uko yamuhaye yaramubwira ati genda iringe
kugeza igihe nzakubwira ngo uvemo akahatisha muri ubwo buryo imyaka yose irimo bagahingisha urumva ukajya ugasanga yarabagabaniye yanasinze rimwe na rimwe ukavuga ati bipfari kugenda bushira buhoro ariko kubera ko biracyari mu maboko ya data nimara kuba umugabo maze kubona icyo nshaka no kuri kandi nzabiharanira kandi nshobora no kuzabigaruza ngiye kukugura agacupa ndeba n'ahantu wavuye naho ugeze ariko hari ikintu kiri kuzamo warukoze kuko ntago nari wangiye nyina urazi no kureba ngiye nkamera nka papa nese ujya ngo ahantu hose ujyane na sister wawe si ibyo mvuze ngiye nkamera nka papa nkajya kunywa inzoga kundo twasangiye ubukene bicaga ubunda rwose yambi meze keza ameze neza cyane kunywa nari ngukumbuye nari ko ngombeshye oya ntago nakubeshya no mu bantu natekereza kubeshya we ntago bishoboka ubyumve pe ntago bishoboka cyane mbanje nirukanka rero birakumvikana rega yashize iminsi cyane ntabwo twe duherukanye umeze ute meze neza ndashimana of course noneho byongeye kuba muri imbere yawe nishimye birakimishije ntabwo ushobora kubyumva pe umva naye ndishimye pe naye ndi kuvuga ati buriya se ko wambwiye isaha nkaba ngiye kurenza wasanga ndi gukwicira gahunda yego nyine ahubwo wavuga yuko ari njye wishe kuko nahageze mbere isaha naguhaye njye naje habura iminota 10 kugira ngo igere ntabwo nakwicira gahunda ndishimye pe ntabwo barusha kurose ntabwo ndusha kwishima mbese nyenda nyuzwe ko nongeye kubona sha umva kama uzise rero kuva cyagihe wanganiza mba numva nishimye nyine nkumva mbese nta rungu mfite ubushatse kuvuga bikore nkanjye nawe byo kubaho ahubwo se gakise nawe kubaho uzi ndagutekereza nkakurota nkabona nyine turi kumwe ahubwo ikintu gisekeje no kubona bikabije inzozi turazikashe nyine kubona ari kumwe nawe hano nicyo kintu umva ntabwo ushobora kumva rambura ikiganza nkwereke rambura kwikumva iki yewe irikumva ndiko umutima wari gutera cyane ni ibyishimo by'ukumva mana yanjye umva cyakoze kuva waza mu buzima bwanjye numva narisobanukiwe yego mba numva nyine nishimye ntabwo wabyumva mbese ngiye ku ruhande rwanjye pesi byo ndabizi ntabwo ndi umuntu wa danje birenze ntabwo mfite ibintu bya mirenge ku ntenyo birenze ariko kuba ngufite byonyine yego nsigaye numva ndi umuntu ndi umusore ndi umuntu ushimishije nsigaye numva mfite ikintu kidasanzwe muri njyewe uzi ko noneho hari ugiye umva yaragura gutangira hari ugiye yongera ngutekereza nkongera nkaseka nkumva ndishimye ukagira ngo ufite nk'amamiliyoni ni ukuri wumve yuko nyine ni iki cyadanje nyine umva naye nta rungu buri gihe ngiye kuvoma njya mpita ndeba hahandi twahuriye bwa mbere nkumva ndishimye ngatavuga se mana yanjye kuko ubwo urongera utambuke basi baba we nanjye nizo nzeze rero mporamo uko biri kose genda njya ngo urimo guhinduka ndabyumva cyane kandi ngomba no kubikurikiza rega buriya nicyo mbiye ababyeyi wenda sinavuga uri umuntu muba mwarahuye mugahuza ibintu byose so ntabwo hari n'igihe akuru turi umubyeyi sawa rero okay nari ndahari twanya ngiye kureba rero wowe turaza kujya tuvugana okay turi kumwe mba uretse nanjye reka mbe nkomeje turavuza kuvugana komeza we turaza kuvugana kuri telefone sawa sawa nta kibazo ushaka kuvuga ngo iteze ko nduzure nibi hano gati ahantu mu rugo nyine dushyira hejuru tukuma kubera ducana kuma okay no kamara kumanye tugagafatisha bya bintu nari bibisi okay amakuru yawe makuru nyine nayangaya ni meza kuko nta isura y'abatari ubwa mbere jewe ndabona nshobora gusa naho si jewe ko wamuziye sikiretse niba yenda ari mwebwe muhingisha ya mirima hariya mukamwaramaye akazi ariko ntago ntabwo tuziranye uretse gato ntabwo uri musaza ukamariza yego umva rwose reka nkubwize ukuri sibyo buriya cyagiye nyine nkubona nubwo tutari ubwa mbere nyine nkubona wihuta naburya nakwebaga nkabura ukuntu mutangira nkabura ukuntu mvugisha nyine nkakubona utambuka nkumva biranshimishije nkavuga ati basi wazamaye time umunsi umwe none mfashe tuvuge ngo haleluya
birahanshimishije. Haleluya pe, Imana ihabwe icyubahiro. Nanjye burabonye umuhungu nifuza mbese w'inzozi zanjye. Ahubwo ngiye mfite ikibazo. Ako sinzi. Buri gihe iyo mutekereje nyine nkareba ubwiza ufite, nkareba inseko, ukuntu umutima mwiza, ukuntu ucisha make. Nawe uragira ngo nsareda? Naga ari gusara. Nyine harugiye ntizera yuko ari njye. Ugate se ni njyewe, nanjye nakurwa n'umukobwa mwiza nkawe. Numva biranangaje, wumva sinzi. Arega ubundi nano kumubana wacaga kwire kuba waragiye kure. Ubundi kuva mwakwimuka. Sha nibwo natangiye kujya ngira irungu pe. Ariko nawe warabonaga ko nagukundaga kuva kera. Wimbeshye kuko nanjye nakoresha ibishoboka byose. Nyine urabizi twakuranye n'abakobwa benshi, sibyo? Ba Clarisse, ba Solange, kandi twaragendanaga ba Diane. Ariko sinkubeshye. Nako bavuga ngo abantu ngo bafite ibinyashi mu by'iki n'iki. Ikintu cya mbere nakubonyeho nukuntu ucisha make, ibintu byawe byose ukabitwara neza. Yego nyine nubwo wenda ataruvuga ngo mu buzima bushamaje cyane, ariko ukuntu wabaga nyine ubu nukuri umwana mwiza rwose ukiye ku mutima no buri muhungu wese wakamubera inzozi ze zo kuba yakundana nawe. Nicyo kintu reka nkubwize ukuri, nicyo kintu kinshimisha kuba twarabashe nyine gukundana pe. Nicyo kintu kinshimisha nyine kuba mufite yego nukuri. Uragira nkomeze kujya numva mbese ibyishimo byandenze. Ntabwo uko ngo ni ibyishimo. Basi ariko nize ku fili. Njya numva nishimye, nkumva nyine umutima wanjye uratuje kuba mfite nanjye umuntu umbwira ngo arankunda. Ibyo nibyo bigushimisha gusa cyane. Ngo umbwira akantu, sibyo? Reka nkubwire. Mbwira akantu kandi nagukorera nyine kajya gutuma wumva wishimye, basi nimba ari ngombwa yuko nkabyo bikube 3 cyangwa 4. Umva basi sinki. Oya byonyine ko ngufite birahagije. Kuba umbwira ko nkunda, kuba umwanya. Mbese utitaye ko ndi wa mukobwa w'umukene uciriritse. Mbese nyine mba numva byonyine kuba mfite umuntu w'umukunzi. Ariko reka ako kantu ko kwangura umukene ngo uraciriritse kihorera, kubera yuko burya umutima mwiza no gusenga no kubaha Imana nta kintu nta bintu bidashoboka rwose. Byose nyine bari umukire. Nakwiye ngo kubera ko dukundana nsigaye numva ndi umukire nishimye, numva ntazi ukuntu umeze nyine binangaje cyane. Mbese ukuvuga ibyo uri kureba ku mutima wanjye. Murumva nyine nanjye ni wa muhungu w'inzozi zanjye, ukunda gusenga, ukunda akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese njye numva nishimye rwose. Basi se ujya ufata umwanya ngo urukundo rwacu rwereke Imana. Umva buri gihe uri ko ngiye mu materaniro. Nta ituro rya mbere ntagasoko kuvuga ngo wenda ngo ubuzima burebure, kuko ubuzima burebure bwiza nagira nuko turi kumwe. Rero ituro rya mbere nanga no gusaba Imana ngo duhorane twishimye duseka. Wowe ujye biseka. Umva buri gihe mbihoza mu isengesho. Mbese mpoza mu isengesho nkavuga ati Imana izashishira urukundo rwacu, tuzabyare, mbese natwe tugira umuryango. Bano barishimye byonyine. Wow, ni wumva ahubwo nanda. Umva biranshimisha rwose. Yego ndiwe. Mbona kuzi umva ari ubwa mbere naho nkubonye. Ese boss. Je na Kamariza turasa ku buryo uhura nanjye ugahita ubona dusa neza. Photocopy. Kamariza se murasa neza photocopy nta nubwo umuntu yakirwanya. Ese Kamariza umuzi gute? Muzi hiki? Kamariza ndamuzi. Wenda ntawe twavugana ariko ndamuzi. Gusa ndakubonye mutabona ko mushobora kuba muvuga. Uri musaza we rwose. None se kumbajije gutyo. Je na Kamariza hari ikintu yabara gukorera ikibi ku buryo nabangiye kukizira. Nabangiye kuba igitambo. Nukuri kw'Imana pe, niba yaranaje kugusenyera rwa ruzitiro ari wewe nyiri mukire wahariya hepfo akaba yarasenyera uruzitiro rwose, mbabarire ntutugirire nabi, n'ubukire natwe tuba dufite pe nukuri. Oya humura wigira ikibazo. Nta kintu yigeze akora n'ikina gito. Bose ukuntu kubivuga wijimye kandi kubera nyine nta hantu dufite dusenya. Rwa ruzitiro ruzitiye kuri ya sambu bajya bavuga ngo niyo mukire, ako mukire ntago tumuzi. Buriya rero boss hariya hose n'agahinda umuntu aba afite, hariya hose yari isambu ya papa. So kuretse wigira ikibazo. Papa arangije akajya kunywa agahatanga. Ubu ngubu nta kintu nagize. Niyo mpamvu rero nangize ubwoba ko hari igihe nyine sister wanjye ajya gusenya, kandi hari ibyo yigeze azana bisenye ku rugo. Ntekereza yuko yenda yaba ari uretse ngo bivuze ngo wowe na Kamariza muri bana ntababye mugira. Tuba mu kazu nyine nabwo kasigaye ku isambu
nyine bose nibirebera nyine ko nyine mara y'umugabo atemba ajya mu nda reka nikomereze. Oya uretse gato so nta ahantu ngo yari yabonye ikiraka niba bakimuhaye simbizi nje kureba dusanga ntanatetse. umura washitse Kizima ni kuvukana na Kamariza. Yumva ariko ntago nzi ikintu ugamije kuba mvukana na Kamariza ni kimwe no kuba mpagari kubimaza cyane nta n'ikindi. So naciye ku ruhande rero mushiki wawe naramukunze ndamukunze none ngize amahirwe mbonye na musaza wiwe mushiki wawe naramukunze kandi yifuza kuba nabasha kumwegera tukaganira. Ntahuriye nari naje kureba ifamu zanjye nyine ndamubona anyuzeho gusa sinabashe kuvugana nawe ariko nakurikiranye amakuru nyine basha kumenya hataha. So ubwo rero kuba mbashe kuhura nawe nkamenya kuri musaza wiwe ayo maganya ufite yateye ku ruhande ahubwo nabafasha iki neza nkamwe ko muracyabaho cyo kudufasha si byenda sibye ko yenda dufite ngewe no mu buzima bwanjye nabayeho numva naba mu buzima bwiza pe ariko mbonye umugira neza yenda akabasha yenda aho dukura muri kaya karuhu turimo ibyo nta kibazo kabisa. nakubwiye ngo tugihura byarangiye nyimenya kuri musaza wa Kamariza wowe ibibazo byose bishyire ku ruhande sibyo nakubajije ngo mufashe iki cyo kifuzo cyawe urumva mushaka guhindurirwa inzu cyonyine nicyo urumva ukeneye cyonyine. Erega buri bifite ahantu heza n'ibintu biraza kandi uretse gatonya hanze no musi nakashi nagendanye hafi so ukoresha telefone ndagafite. Okay mbere yuko tuvugana ibintu byinshi banza umbwire nimero zawe mbwira no momo yawe. Yego 078 2 5 amazera asigaye yose amazina nayo n'uwo nyine so ngo ntakwanga kwita nabi ko nta kundi wacinga kuri telefone yawe cyane bifite hano nyine nta muriro dufite tuba twagiye gucaginga ku baturanyi bakatuzirikira ariko nta kibazo ndaza kubibona. Okay so nese no kuri murakoze ikibazo cy'inzu rero cyo ndagikemuye sibyo ikibazo cy'inzu nagikemuye no kuri tumana murakoze boss we no boss nabashimira ntabaye icyubahiro cyo kugira ngo mbereke ko nyine nabubashye kandi nanashibye umukozi umvishimwe mushaka wamuzana mushiki wawe. Yesu nukuruke nushaka uzazona mutware umva umujyare rwose kuko nubundi upfa ku mana yanjye we waba dutetuye tuvanye mu butiti mu bukene hariya habi mana nukuruko imana wabukoze. Hari umuhanzi warimbye ati byubona n'ibike mu biracya. Yesu we ntabwo nzongera kwirirwa ntahiriza ibi bihambirwa mbonye mu nzira. Ibyo we bisezere wowe icyo nshaka gerageza umuzana mushiki wawe niba nta kibazo byagutera nawe ndabikora nukuruko imana ndabikora ahubwo reka ngende urakoze mitajya kuri ako telefone wowe binkorera urakoze wowe bigira ikibazo ngo byatunganye ngo umwana mutsindiye burishya ngo nyuze kuri musaza wiwe byarangiye yimbwe yijugunye amagufwa tayari umutima w'iwacu ntacyo byo yanduzaho kuhasubira. ese ko ndikubaza ntumvuge nsobanurire ndi kukubaza ko nahoze numva uri kuri telefone wihugitse umuntu mwavuganaga ninde? umukunzi wanjye. Umukunzi ubuhe? Kabakunzi ari benshi ni umukobwa ni umuhungu ni iki? Ni umusore dukundana. Wowe njyewe riko rwose aho kujya unshakira ngo abo nkundana nabo njye nigeze nkubwira ko ndi kugushakira abo ukunda nabo. None se kuki ko ndi kukubwira ko ari umukunzi wanjye mvuga ko bitindaho? Ese ra uwo muhungu mukundana afite amafaranga akora iki? Ariko se ndakubwiye ko amafaranga agura urukundo. Mbese akora iki? Afite akazi arubakisha ni umwenjeniyeri afite kampani akora iki? Afite akazi dakora musonze nta muntu asaba. Afite akazi ariko rwose none
buriya ntago njye nigeze numva ahantu urukundo rwaguzwe amafaranga rwose. Sinzira ko ntago nakubwira kandi umukunzi wanjye ngiye namukunze kubw'amarangamutima yanjye. Ese wa muturanye utuye hariya hirya ko ndi kumva y'umwana bafite n'umwana burya cyangwa n'uwaje kumusura? Baje kumusura. Ndacyakubaza ngo afite akazi kamutunze kameze gateze? Menya ko afite akazi kandi vuba cyane uzamubona akaza kudusura. Rero mubwire sisiwe ntabashyitsi nshaka ntazo nsore zo kwirirwa mbona zize hano muri uru rugo ngo zize kugusura zigusura mu biki. None se nta nubwo nemerewe no gusura kandi ntabwo nemerewe no kugira ariko se bundi kamubaza mbere y'ibyo byose uri kubona hano turi cyane aguhabona urahabona ko hari se ibyo bivuze iki? Ko nakubaje se ngo bitubona aho wagiye ubivana kutabimbwiye uragira ngo nzakugenze niba ari byo ukumpisha ntago mbizi rwose. Kandi ariga sinangombwa ko kongera kumbaza kubyerekanye n'umukunzi wawe ko nanjye urabisinya nkubaza abakobwa mu muteretana rwose. Kuva nakitwa njyewe Moses hari umukobwa ari wambona nawe? Kundo twasangiye ubukene twicaraga ku irembo nimugoroba ukambwira uti urukundo rurahagije ingabizera n'umutima wanje wose. Imisozi iwacu imvura iwacu